biba byiza ndetse by'akarusho iyo waciye imyeyo worohereza cyane umugabo mwashakanye babyumve neza ntago ari ugushishikariza urubyiruko gukora imibonano mpuzabitsina ariko worohereza cyane umugabo mwashakanye kubera ko mu buryo bwo gutegurana kubaka urugo biramworohera cyane. Reka nongera kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikirana Yawe TV ngusaba gukora bya bindi murambasaba bimwe gusa ni subscribe ni like ni share ni comment kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ngende Emmy Rwanda nk'ibisanzwe iyo ni Yawe TV. Uyu munsi rero uyu munsi mbafitiye umutumirwa ni bya bindi bakunze kwita ngo ni fire n'umuriro, ariko uyu munsi ndibanda kuri bashiki bacu. Uyu munsi ni bashiki bacu, umunsi ku munsi tuzajya tugenda dukora ibintu n'udushya. Iyo ni Yawe TV. Bahaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Akimana Odesse Zubeda, ndi umukobwa w'umunyarwandakazi iwacu ni Burasirazuba. Yes, utubwiye ko yitwa Zubeda. Zubeda ni muntu ki? Zubeda ukora iki mu buzima bwawe busanzwe? Zubeda uyu munsi wa none ni umuvuzi gakondo, ari mu ihuriro ryitwa Rwanda Network. Ariko jewe nshamikiye ku ishami rya kansara. Twaje gusanga hari abantu benshi bafite ikibazo cy'ihungabana ryaba iry'ingo, iry'imiryango. Tuza gufata umwanzuro wo gufasha abo bantu bahungabanye kugira ngo badatakaza ubumuntu bwabo n'umwemerere wabo. Iyo bavuze ihungabana ryo mu ngo rituruka kuki? Akenshi bituruka ku bwumvikane buke no kwihohoterwa. Niho abantu benshi bakunda kugirira ikibazo, babyita uko bitari, ariko akenshi bivamo ihungabana, ugasanga umuntu yataye uwo yari kuba we ahubwo yafashe undi. Kugira ngo ujye wowe muri iryo shami, ubundi ikigo cyanyu harimo ayahe mashami? Yes, njyewe turi kuvugana ndi umuyobozi wungirije wa company Ishangi Company Limited. Impamvu twari twabihisemo nuko twari twasanze umuryango nyarwanda ibyo duha abantu umuryango nyarwanda wari ubikeneye. Hari abana bari mu muhanda bataye umuryango kubera intonganya, abo nibo twari turimo kwakira kugira ngo tubasubize mu mwanya wabo. Hari abana b'abakobwa babyaye babyarira iwabo, babyara nta bagabo, bagira ikibazo ku muryango wabo ariko bagira n'ikibazo ku miryango babyayemo. Tubafasha kongera gusubira mu mwanya wabo, bakongera bakiyubaka kuko imbere ni heza. Twongera gufasha abantu banyoye ibiyobyabwenge, kongera kubafasha kugira kureba ko imbere ari heza atari cyo cya mbere bari gukora. Ikindi tubigisha imirimo mito y'imyuga iciriritse, ariko bakasohoka vuba bakajya ku murimo. Yes, ariko ndakeka n'icyo kigo mukora ku bijyanye n'umuco. Yego, dukora ku bijyanye n'umuco, harimo gutoza abantu imbyino gakondo, harimo kwigisha abantu kuboha ubugeni, harimo kwigisha abana b'abakobwa umuco wacu w'abanyarwandakazi. Yes, duhereye none ku bana b'abakobwa umuco mubigisha, utubwiyemo kuboha tuzi ko kera bakoragamo ibintu byinshi cyane. Harimo abo bavuga ngo bajya guca imyeyo, abandi kuboha. Mubigisha noneho muhereye kuki? Intero yacu ya mbere yitwa urubohero. Urubohero ni itsinda ryabagaho kera rigahuriramo urungano rw'abana b'abakobwa, ni ukuvuga abangavu. Umwana utangiye kuba umwangavu nibura wahera ku myaka 12 kugeza ku myaka 18 abakiri umwangavu. Abo ngabo nibo duhurizamo tukabigisha byinshi: guhamiriza, kuririmba, kubyina, gukoma amashyi, ariko tukabigisha n'agashinguracumu kitwa guca imyeyo. Yes, uravuze ngo mubigisha kubyina, guhamiriza, kuboha, noneho mugashyiraho n'agashinguracumu ko guca imyeyo. Noneho hano muri Kigali mubikorera hehe? Uyu munsi hano mu mujyi wa Kigali twebwe ntago turafungura ofisi. Iyo twari twafunguye ni ya kansara gusa. Headquarter yacu iba mu Ruhango ahitwa ku Munini. Yego. Noneho reka dukubite dutaruka. Guca imyeyo, iyo bavuze bundi guca imyeyo baba bashatse kuvuga iki?
sobanura abakunzi ba Yawe TV n'abakomeje kuyikurikirana ndetse n'abakobwa bayikurikirana, ubundi guca imyeyo bishatse kuvuga iki mu gisobanuro cya nyacyo? Yego, murakoze cyane. Guca imyeyo ni umuco wacu gakondo, nubwo abantu benshi batawuzi, abandi bakawutera amabuye, abandi bakawuvuga uko bitazi, ariko ni umuco twasanze, ni umuco twasanganye ba mama wacu, ariko tusangana ba masenge nabo barawutojwe na ba nyirasenge. Ni umuco ushamikiye ku muryango nyarwanda, kandi ni umuco umunyarwandakazi wese yakabaye azi. Nk'uko kera habagaho kuraguza, ni nako no ku bana b'abakobwa cyangwa ku mudamu yakabaye azi guca imyeyo, kuko ni umuco wacu. Yego. Ese wowe noneho barimo guca imyeyo, waba warabitojwe uko ibyo babikora? Yego, njyewe narabitojwe kandi narabikoze. Imyeyo warayiciye? Yego. Noneho dusobanurire imyeyo bayica gute kugira ngo umwana w'umukobwa mumenye ngo uyu mwana haciye imyeyo. Iyo myeyo bayica gute, se babigenza gute, se bajya hehe? Noneho kugira ngo n'abakunzi ba Yawe TV basobanukirwe muri rusange. Abantu benshi ntago babizi. Abandi ku bantu biyeguriye Imana cyane nk'abarokore bavuga ko ngo ari ubupagani, ari ukudahuza, ari ukutumuco, ariko uwo si ugutumuca, ahubwo ni ukubaka umuco. Guca imyeyo ni igikorwa cyahabwaga abana b'abangavu kuva ku myaka 12 kuzamura. Ni bimwe mu bintu tuzi ko umugabo yashoboraga kugusendera iyo wabaga utarabikoze. Ababyeyi bacu rero bakadutoza kare kugira ngo tuzamenye uko tuzubaha abagabo bacu. Kumwubaha ntago ari ukumupfukamira uyu munsi, kumwubaha ntago ari ukumugendera mu gakeya ngo wubame, ahubwo kumwubaha no kumenya umugabo mu nzu. Niyo mpamvu iyo badushingira batubwira ngo uzamenye umugabo mu nzu. Noneho wavuze ko waciye imyeyo, ufite experience, babigenza bate? Guca imyeyo ubundi ni igikorwa cyaberaga hitwa mu Rubohero, cyangwa bakakohereza kwa nyogosenge, niwe wabigukoreraga. Iyo wabaga udafite urungano hafi aho, bakoherezaga kwa nyogosenge. Ni igikorwa cy'abana b'abakobwa bitewe n'imyanya myibarukiro yacu dufite. Hariho umubiri wabugenewe ushinzwe gutunganwa ku buryo uvamo urugero rwiza twemeza kuba waciye imyeyo. Babigenza bate? Ntabwo nakugira muri detail uko bimeze, ariko ubishaka yambaza cyangwa akaza nkamwigisha. Yego. Utunyengira ikibazo cy'amatsiko kugira ngo muri ino myaka turi muri viziyo, umuco waratakaye, babona guhamiriza wapi, ibintu nk'ibyo wapi. Ibyo iyo bavuze guca imyeyo, ubu ngubu mu kubukangurambaga mukora mubona babyitabira? Abenshi bazi ko gusirimuka kwa mbere ari ukwitera makiyaje, ari ugushyiraho imirimbo runaka, ariko ntabwo ari uko. Kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo umugore mwiza umumenyeje piguye. Niyo mpamvu umugore mwiza ni mu mbere. Mu mbere hacu ntago ari mu nzu, mu mbere wacu naho twambariye, aho duhishe. None muri ino minsi uri kumva abantu bakera mwa bari bafite umuco, cyangwa se basogokuruza, abanyogokuruza bari bafite umuco wo guca imyeyo, bakaboha, bagakora iki, ariko muri ino minsi ntago bibaho. Ubona bibangamiye iki ku muco nyarwanda? Uyu munsi birabangamye cyane, kuko njya nkurikirana cyane Miss Rwanda, hari abana bajyana uduseke ariko bababwira ngo bafate intamyi babohe bikabananira. Impamvu bagiye barakagura kuko nakaboshye barakajyana, ariko ntibaziko nakaboshye. Uyu munsi rero n'umukobwa kuko muhuriye mu nzira uramubona ko ari mwiza, atambuka neza, agize ati ariko hari ibyo atujuje. Ni umukobwa wo mu nzira, ni umukobwa w'imbere y'abantu, ariko si umugore mu nzu. Kuba umugore mu nzu ntabwo ari uko wabonanye n'abagabo magana. Kuba umugore mu nzu mwiza ni ukumenya uko utwara umugabo no kumugandukira. Yego. Ese ubundi umugore mu nzu ushatse kuvuga iki? Umugore mu nzu
ni ubumenya umugabo akamenya ibyo akunda akamenya ibyo akwiye akabimuha. ariko mfite ikibazo cy'amatsiko. mwe mwese mukomeje gukurikirana Yawe TV, ibibazo ndi bumubaze n'ibyo mwanumye byose nta kibazo ndi bubaze mutigeze munuma. Ariko icyo manza kugusaba, kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ngewe ndi Hemi Rwanda, iyo ni Yawe TV. Ikibazo nenge kukubaza, kugira ngo uri mu nzira umenye ngo uyu mugore yaciye imyeyo. Kera tukiri bato basaza bacu bajyaga bajya kuragira, babona umukobwa ahise bakavuga bati uriya yaciye imyeyo cyangwa uriya ntabwo yayiciye. Ntabwo najyaga nkunda kumenya cyane icyatumaga babivuga, ariko ngo bagira ingendo. Ko bazi ibyivugo by'inka ngo ni amatereka mfizi bagenda ukwabo. Njya numva hari agaterima abantu bavuga ngo niyo ugenda urabyumva, baba babyumva nabo bwabo. Ariko si icyo gusa, nk'uko nahoze nkucira umugani, umugore mwiza umumenyesha ipiguye. Ntabwo wabireba ngo bibone mu nzira, ahubwo bibona kuko muri mu rugo. Yego. None ubu nkanjye cyangwa se nk'undi muntu wese nkawe cyangwa se nk'umugabo muri iki kinyejana turimo, kugira ngo avuge ngo uriya mugore ibi bintu yarabikoze, yabigenza ate? Ntabwo mbashishikarije kugenda mwumva abantu bose bantu munkurikiye, ariko hari ibigaragara. Natangira kubaha agatangira aguha icyubahiro nk'umugabo, azaba yaranakubashye mu buryo bwe bw'ibanga. Namenya kukubaha hanze, azaba yaranakubashye mu buryo bwe bw'ibanga. Yego. Ariko hari akantu bakunze kuvuga, cyangwa se hari ibintu abakecuru cyangwa se abadukuriye bavuga ngo santima z'umuntu waciye imyeyo na santima z'umuntu utaraciye imyeyo ntabwo ari kimwe. Ibyo biterwa n'iki? Nkurikije ubumenyi mbifiteho, ntabwo zingana. Nta aka kanya nkukoze uhindukiye nkagukora mu bitugu, ntanagukozeho, ni ibintu bibiri bitandukanye. Nkukozeho urabimenya, ntanagukozeho urabimenya, ukumva ko ntigeze ngukoraho. Niyo mpamvu biba byiza ndetse by'akarusho iyo waciye imyeyo, worohereza cyane umugabo mwashakanye. Babyumve neza, ntabwo ari ugushishikariza urubyiruko gukora imibonano mpuzabitsina, ariko worohereza cyane umugabo mwashakanye, kubera ko mu buryo bwo gutegurana kubaka urugo biramworohera cyane kuba wakinjira mu gikorwa utamugoye. Yego. Ariko se mfite ikibazo, guca imyeyo ntabwo byatumaga bashiki bacu bashobora kuba batakaza ubusugi bwabo? Abantu benshi babyibeshyaho, ndetse bamwe babifata ukwabo, ariko ntabwo ariko kuri. Ukuri ni uko uburyo bacamo imyeyo n'uburyo bwo gutakaza ubusugi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo icyo mwebwe mwita gutakaza ubusugi ntabwo ariko kuri. Ukuri ni uko iyo baca imyeyo hari umubiri ku myanya yacu y'ibanga uriho wabugenewe kugira ngo uzacibweho imyeyo. Yes, uwo mubiri niwo twifashisha. Nkuko abo mu bindi bihugu bamwe bagira ibyo bashyira ku matwi kugira ngo abe manini, natwe ku mubiri wacu hariho imyanya y'ibanga iriho yabugenewe guca imyeyo. Iyo ngiyo niyo bifashisha bakoresheje uburyo gakondo cyangwa bakoresheje, ariko cyane n'uburyo gakondo bakoresha. Hari amavuta yabugenewe afasha kugira ngo basigeho aho ngaho, babashe ya mibiri ibasha kuzana umubyimba, bakayikurura kugira ngo izane uburebure bwayo. Twebwe dukura twakoreshaga intobo, imitobotobo, amavuta y'inka. Ndi gukeka n'uyu munsi ibyo byose biracyahari, ntabwo byacitse. Bamwe bibwira ko byacitse, ariko biracyahari, nubwo buryo bacamo imyeyo. Uravuze ngo mu myanya y'ibanga hari umwanya wageneweho gucaho imyeyo. Ubundi umwari nyirizina muri iyo myanya y'ibanga, imyanya iba ari ingahe ndetse mu yagenewe? Bivuze ko hashobora kuba hari iburyo hakaba n'ibumoso?
yego niyo mpamvu nayigize myinshi, niyo mpamvu nayivuze mu bwinshi. Iyo myanya ni ibiri, ni umwanya w'iburyo n'uw'ibumoso, niwo bafasha gucaho imyeyo. yose ubwo numwe ni ku bumoso ni ku iburyo? Yose igomba gukoreshwa kugira ngo n'igihe izaba yavuye kuri rwa rugero yari isanzweho ikagera ku rundi rugero, izabe ireshya yose, ntawe ufitemo inenge yo kuba mugufi cyangwa undi ari muremure. yose bivuze ko igomba kubireshya? Yes, igomba kubireshya. none muri ino viziyo turimo namye mbikubwira, umuco waratakaye. Abenshi banatakaza n'ubusugi batarigeze bajya guca imyeyo, cyangwa se ugasanga hari n'abakiri gutyo. noneho wowe ni iki wasaba Minisiteri y'Umuco na Siporo kugira ngo umuco wacu wongere ugaruke? Nagisaba Minisiteri y'Umuco na Siporo, ariko nkagisaba n'ababyeyi. Ndahera ku babyeyi batakaje ubumuntu, barahuze cyane, ntabwo bita ku bana babo. We yararwubatse kandi arabizi neza ko yawuciye. Wowe niba uri umubyeyi ukaba uzi ko waciye imyeyo, utekereza ko umwana wawe nyirasenge wenda ba ibwana cyambwe cyangwa ba imuhura, uwo mwana azabwirwa n'iki? Na nyirasenge wenda nawe afite isoni, abantu ngo basigaye bafite isoni zo kubivuga, nyamara twe barabidukubitiraga. Mutoze abana banyu, niba mutabizi namwe ubwanyu mutarabikoze, twebwe nta kiguzi, nimutugane tubafashe no kubaka umuryango nyarwanda. Ubu mfite umukobwa namuzana ukamucina imyeyo? Yego, wamuzana, none se sindi umukobwa mugenzi we, aho nta kibazo kiba kirimo, nkamwigisha kandi namwigisha n'ibirenze guca imyeyo, kuko agomba kumenya uko yagufata abaye ari inshuti yawe. Yego. Ese buri umuhungu ntabwo yacira umukobwa imyeyo? Ubundi ntago ari byiza, kuko guca imyeyo haramutse hajemo amarangamutima ntago yaba akiciye. Birababaza pe. Nibuka ko ikintu cyambabaje mu buzima ari uguca imyeyo. Biraryana, ariko mu gahe gatoya, minota 3-5, uburibwe bukaba burarangiye. Ubwo ushatse kuvuga ngo umuhungu nawe yacira umukobwa imyeyo? Oya, ntago bibaho. Ubundi jewe uburyo babintoje, nzi ko ari umukobwa ubikorera undi. Yego. Yes, iyi ni Yawe TV. Kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Rero sasa iki kiganiro sobanukirwa hambere cyangwa usobanukirwa umuco wacu, ni kuri Yawe TV ugomba kugikurikirana. Ngewe ndi Emi Rwanda. Tugana ku musozo, tubwire wowe ku giti cyawe ndetse n'umuryango nyarwanda, ni igiki wasaba abakobwa batarabikora? Ni umuco wacu, gakondo yacu, nibaze tubigisha hahise. Ku mashuri bize, ku bumenyi bafite n'ubuhanga bafite, ntago tubapfobeje, ariko nibaze tubongerereho ibindi. Tubigishe gutega amaboko, kuko ategeye umugabo mu cyumba ntago byakanga. Tumwigishe kuririmba, kubera ko n'ibihozo byari byiza. Tumwigishe kuboha, nubwo abantu benshi bazi ko amadongo ari yagezweho, ariko ntago ariyo bariragaho ubugari. Tumwigishe buri kimwe, agira umuco mwiza wo gukunda umurimo no gukora, kuko ari byo yize, ariko agire n'umuco gakondo. Yes, rero ndagushimiye. Murakoze cyane namwe. Yes, rero mwe mwese mukomeje gukurikirana Yawe TV. Iki kiganiro ntago kirangiye, haracyari n'ibindi byinshi tubahishiye, haracyari uruhisho. Muganga turacyari kumwe nawe, ibyo muzadutuma tuzabimubaza, ibyo muzatwereza kubikora. Nshishikariza abakobwa, mugane iki kigo mwige guca imyeyo. Njye nari Emi Rwanda. Kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ukeneye kwamamaza, reba nimero ziri kuri screen yawe.
ukeneye amakeke aryoshye n'ahandi wayakura uretse muri Wetamu Keke bakorera ku Muhima, hamagara kuri 07 8 18 78 049 cyangwa kuri 07 8 3 4 4 8 2 3. Iyi ni Yawe TV, turabakunda.